Mwiriwe mwese, shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afrika, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, ndetse n'abari muri Israel ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, abari muri Londres, abari muri Belgique, abari muri Canada, abari hirya no hino, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Congo, hirya no hino, Uganda ndetse Zimbabwe, Afrika du Sud, hose ku mpera z'isi hose. Uwiteka abahereze umugisha, umwami Yesu Kristo abahereze umugisha. Nizera ko uyu munsi mwasenze, ndetse abatasenze uyu munsi basenze ejo hashize ku isabato, niko tuvuga ku bantu bamwe b'Abadiventiste ndetse no ku batari Abadiventiste. Nizere ko uyu munsi mwagize service nziza, mwasenze, bamwe bagiye muri service ya mbere, abandi bajya mu ya kabiri, abandi bose bakira service yose itandukanye. Ibyo byose ni byiza kwitabira ihema ry'Imana, kuko ihema ry'ibonaniro kuri twese niho tubonera gutuza ku mutima mu rusengero, ndetse ibyo byose Yesu Kristo atuboneramo imbaraga ndetse n'amasezerano, ndetse no kubona ituze, ndetse n'ibyigisho byinshi bitandukanye bifasha imitima. Amazina yanjye ni Etienne Twizera, ni njyewe niko nitwa, ndetse nkunda Yesu cyane, ndi umukristo usanzwe. Mu bisanzwe navutse ubwa kabiri, ariko ntabwo nagiye ntungana mu buzima bwanjye butandukanye. Nagiye nkora amafuti menshi atandukanye, ndetse menshi ngagerageza gukora ibyiza ariko ibi bikaza, ngagerageza gutungana ndetse no gukora umurimo w'Imana, ndetse intege nkeya zikaza ngatsindwa. Ariko amaherezo ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mushobozwa byose na Kristo umbereza imbaraga, kuko njye navutse mu muryango ukijijwe, papa na mama barakijijwe, nanjye narabatijwe, ndetse mbatizwa mu mazi menshi, mbatizwa mfite imyaka 12, ariko usanga hari byinshi ngenda ntsindwamo. Imirimo y'Imana nayibonye myinshi itandukanye, imirimo, ndetse nabonye uburyo Imana ikiza abarwayi, Imana uburyo itanga agakiza, uburyo Imana isura abantu bayo ikabavana mu byaha ikabashyira mu gakiza kayo. Nanjye rero igihe kizagera wenda amaherezo ubuhamya bwanjye kubera byifuza, ni mu binsaba online nzabikora, ariko nshima Imana cyane yagiye imvana mu mirimo mibi ipfuye. Ntabwo nagendeye mu mirimo mibi ipfuye cyane, ariko hari bimwe na bimwe nagiye mvanga bitewe no kudasobanukirwa, bitewe no kutabijijukirwa, bitewe n'intege nkeya, bishitana kandasa, utuntu nk'utwo dutandukanye mu mirimo itandukanye. Ariko nshima Imana ko ubu ngubu numva kubwo gushobozwa na Kristo hari urundi rwego cyangwa hari indi ntera nifuza kugeraho, nubwo nkiri mu nzira. Ariko niyo mpamvu ubwiye ngo dushobozwa byose na Kristo uduhereza imbaraga, kandi tunesheshe ikibi ikiza, ndetse imirimo ya kamere itsindwa, ahubwo imbuto z'umwuka wera zo zituganza, nk'uko imbuto 9 tuzivana mu Bagalatiya 5:22. Imana iri guhereza umugisha. Gusara indirimbo nkunda iva mu Yesu wanyuze ku muvandimwe we, katifatanye igitero kimwe. Yesu wanyuze ku muvandimwe, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose murakoze. Rero ni Yesu watugize ku muvandimwe we, kandi ibyo dufite byose niyo wabiduhaye. Rero reka dufatanye, nifuje gufatanya igitabo kumenya igitabo cy'Abaroma. Hari ijambo nifuza
kubabwira kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana Yesu. Abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacibwaho. Ni Abaroma igice cya 8 umurongo wa 1 tugiye gusoma. Hano mfite Bible y'Igifaransa, murankundira nisome mu Gifaransa ariko turakomeza tusobanurire mu Kinyarwanda. Il n'y a donc maintenant, c'est Romains 8, Romains chapitre 8, premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Mari tugirire neza. Usanga ahangaha iyi ni Bible ni version ya King James. Nuki mu Gifaransa usanga King James version igerageza, ariko hari Bible zimwe ziriho ubu ngubu bakubwira ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacibwaho, umurongo ukarikiraho ngaho. Ntabwo ibyo byuzuye, ahubwo barakubwira ngo abatazacibwaho iteka ni abayoborwa n'umwuka wera, abatayoborwa n'umubiri. Ibyo ngibyo rero ukamenya gute ko umuntu ashobora kubayoborwa n'umubiri cyangwa ayoborwa n'umwuka, uzayibonera ku mbuto yera. Ni ukuvuga ngo tukiri aba kamere hari byinshi twagenderagamo ndetse tugatsindwa cyane, ariko iyo muri Kristo Yesu hari byinshi agenda dutsindira tukanesha kubw'imbaraga ze ko tuzanesha idusaba. Ni ukuvuga ngo tunesheshe ikibi icyiza kinesha ikibi, ko niko gutsinda, kuko aho ngaho ariho tubona intwaro z'Imana. Uwo mwambare imbaraga intwaro z'Imana ni mu Efeso 6. Mu Efeso 6 batubwira uburyo tugomba gutwara intwaro z'Imana. Tuhasome Efeso 6 dutangire ku murongo wa 10. Ephésiens 6, chapitre 6, verset 10. L'armure du chrétien, en feu de mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force et toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu en fait de pouvoir tenir fermé contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre l'esprit du mal dans les liens célèbres. C'est pourquoi prenez toutes les armées de Dieu en fait de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir fermé après avoir surmonté. Tenez donc fermé, ayez autour de votre taille des vérités de cuisses, des ceintures en fil, des cuirasses de la justice. Mettez comme chaussures en vos pieds, zélez pour annoncer l'évangile de paix. Prenez à toutes circonstances les boucliers de la foi avec lequel vous pourrez atteindre toutes les flèches enflammées du mar. Faites aussi du beau au cœur en casque du salut et les épées de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Izi ni intwaro z'umwuka wera tubisanga mu Efeso chapitre ya 5 igice cya 6 gutanga ku murongo wa 10. Ntabwo turwana n'abafite imibiri n'amaso, ahubwo turwana n'imyuka mizera, ariko mu kuri gutwara intwaro z'umwuka wera bigenda bidufasha. Ariko ijambo ry'Imana niyo nkota niyo twatakisha. Izindi ntwaro zose nkuko tuzibonye nizo kuguproteje, ni armée de défense, ni intwaro zo kugufasha kwidefend. Inkweto y'agakiza, inkweto umusentire, ingabwi kwinjira mu gituza, ukwizera, ibyo byose byo kukurinda wowe ubwawe. Ariko noneho ijambo ry'Imana niyo rigufasha kurasa, kuko Yesu ageragezwa na Satani. Yambwiye ngo nibura umwana w'Imana wahindura umutsima, arambwira ngo handitswe ngo ntabwo umuntu atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ry'Imana. Ahubwo aramugaragaza ngo ati avuga ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Ni ukuvuga ngo iyo uri umukristo twere kubyita by'Abadiventiste gusa cyangwa tubyite ntabwo ndi umudiventiste, nuko nta kibazo mfitanye nabo, kuko bose ntabwo abantu dufatanyije kujya mu ijuru. Bose mu itorero rya Adventiste harimo abageni
mu idini rya Adventiste harimo abageni ba Yesu. Ntabwo njye nshingira ku madini runaka, nta dini nshingiyeho, kuko njye icyo nshingiraho ni ukwemera Yesu umwami n'umukiza, ukemera umwuka wera akakuyobora, warangiza ukemera ijambo ry'Imana nkuko bidusaba, kuko tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo turwana n'imyuka, turwana n'abantu bijyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibizerera ikatuma tuneshwa. Ariko niyoborwa n'ijambo ry'Imana uzanesha, kubera ko iyi ni inkota ikomeye cyane. Harimo inama nyinshi yagufasha gukomera mu gakiza, kuko Yobu yavuze nzapfa nk'inyangamugayo. Twebwe dushobora kutabishobora, ariko ku bwa Yobu cyari mu gihe cye. Ariko twebwe niyo twatsindwa, niyo watsindwa, umukiranutsi w'Imana ntabwo azagwa nkarambarare, ahubwo emerera Yesu akubera umwami n'umukiza, akuyobore, aguhereze gutsinda. Bw'imbaraga ze uri umutsinzi, bw'imbaraga ze nta teka uzacirwaho. Mu gihe cyo umva ukoze icyaha cyangwa uguye mu ikosa, ukemera ugaca bugufi, ugasaba Uwiteka imbabazi bikuvuye ku mutima. Ndetse mu gusaba imbabazi ibyo mvuga ntabwo bivuga ngo ujye mu itorero runaka ujye gusaramo imbabazi byatorero umuntu wahemukiye, asaba umuntu wahemukiye imbabazi, nurangiza ubivuge no mu itorero. Were kuvuga mu itorero kandi wa muntu waguhemukiye mugifatanya ikibazo. Were kugenda nkujye mu byaro bikunda kubaho abantu bakajya mu magroupe de prière ahantu hatandukanye, bagasabiramo imbabazi, bagera mu matorero yabo, za conflits zigakomeza, za nzika zigakomeza zikabaho, kuko babyihanye mu itorero ku bantu babo bwite, nta kintu bigeze, ntabwo bigeze babarekura. Ugasanga umuntu asenga imyaka myinshi, ariko nta kintu gihinduka, kubera ko aracyaziritse na wa muntu, kuko ntabwo yigeze amubabarira. Ugasanga ni byiza kumanza wasanga wa muntu wamurira kubabarire, akuziture, natakubabarira ariko wamubwiye wamusabye imbabazi, amakaraza bari kuri we, nurangiza no mu itorero bari ngombwa byature. Ariko icyangombwa ni wa muntu kugira ngo uguhokane nawe. Ni gutamubonaho muka mutakibona nawe, wenda yagiye hanze, cyangwa se ntabwo akiri mu mubiri, cyangwa se ntabwo ukimubona hafi, nta nimero yo wabona, nta n'uburyo wakontaktana nawe. Okay, ni byiza kubivuga mu mutima, Mana ntawe mbona kandi byakombye kugira gutya sava. Niho waramwibye cyangwa wenda ni ikintu wajyanye, cyangwa se ni ikintu wasahuye, ni byiza niba ugifite byibuze kukimujyanira, cyangwa se ukaba wambwira ati burya naragisahuye cyanyungukiye iki ngiki, ariko mubyo nakuye nakuhemukiye iki ngiki. Niba ari ngombwa ukaba wakimusubiza, cyangwa se ukaba watanga igiciro cyabyo, cyangwa se ukaba muhereza kimwe cya kabiri, cyangwa se mbese ukaba wambwira ati mfite iki ngiki, mbese akakubohora ukaba clair. Uko niko gusaba imbabazi nyako ukwiriye, kubera ko ikiboshwe hasi n'umwijwe kisaba kiboshwe. Rero imbabazi n'ubuzijya kuzisaba bari kujya mu byuma by'amasengesho, cyangwa ujye mu rusengero runaka gusa ngo musaba imbabazi, kandi mugenzi wawe akikuziritse, ni ngombwa kumanza wazitukana na mugenzi wawe. Ndetse niba biri ngombwa, niba bitari ngombwa, ni byiza kumusanga cyuko mpamvu abantu bati burya mbabarira abantu bajya mu ijuru, akubabara atakubabara, cyangwa nuko wabyatuye bikaba byagusohotsemo, ubundi Imana ikomeze kwezi. Ibyo rero nibyo twashaka kuvuga. Aberwa n'umwuka wera w'Imana ni bana b'Imana, abategurwa n'umubiri ahubwo biburwa umwuka wera w'Imana, tuyoborwa na kamere yacu. Imbuto z'umwuka wera ni 9: urukundo, amahoro, ibyishimo, kwihangana, kugira neza, n'ibyo ngibyo byose, ingeso nziza. Ibyo byose ni imbuto 9. Ni ukuvuga ngo umukristo bazakureba bakuvuge uyu muntu ni umukristo, kubera ko bakubonyemo urukundo, amahoro, kwihangana, kugira neza. Babibone nyine, babone ko unesha, imbuto zize kukuranga. None kamere uyineshe, umubiri we kugutegeka, cyangwa se ngo ikintu kibi kikuneshe. Gerageza nawe unesheshe ikibi ikiza, kugira ngo umwambasaderi w'Imana. Aho utsinzwe wemere ko twebwe kubera ko Yesu ari umwami n'umukiza wacu, wemere ko utsinzwe, wemerere Yesu ati Mana handatsinzwe, kuko turwana n'imyuka mibizerera, birashoboka ko waraswa muri uru rugendo turimo ugatsindwa. Emerera Yesu umwami n'umukiza kugira ngo yonge akubabarire, kuko ni umunyembabazi, agufitiye ibambe. Akubabarire, wongere aguhereze imbaraga ze, wongere wambare imbaraga za Yesu, ukomeze muri inzira. Kuko please wegera Imana, please umwuka wera agusanga ukagira umusabane n'Imana. Please ugende ugwa mu byaha cyane, please umwuka wera agenda agabanuka kuri wowe. None n'imbuto zikagabanuka kuri wowe, ugasanga ntabwo wagiraga amahane wabaye umunyamahane, ntabwo wagiraga inzika wahindutse kuba inzika, ntabwo wagiraga imijinya wabaye umunyamujinya, wagiraga urukundo rwagukamyemo bitewe na environment itandukanye, abaturanyi cyangwa abantu benshi, kubera ibibazo byinshi bitandukanye. Ariko mu kwegera Imana, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu gutunganira Imana, mu kugira umutima utuje, umutima ukeye,
umutima utakurega ikibi, ibyo byose Imana ikwereka ko uri kurwana n'abadafite ni umwanzi shitani uri kubigutera akaguhereza kunesha, kuko tunesha ku bwa Yesu. Murakoze rero cyane abankurikiye, gusa nashaka kubabwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bana b'Imana. Ariko noneho mfite ikintu nifuza kubabwira. Ese itorero ni iki? Weho nkurikira wumva itorero ari iki? Ese itorero ugira ngo ni construction, ni inyubako runaka? Uko nshobora kuvuga nsengera mu itorero runaka ry'Ababatiste, nsengera mu itorero rya Pentecote, nsengera mu itorero ry'ibiki? Ese wumva gute wowe itorero ni iki? Nsengera itorero ritandukanye n'idini. Amadini arahari atandukanye mu mazina atandukanye, ariko itorero ni rimwe. Itorero ni rimwe, itorero ni rya Kristo. Niwe muyobozi waryo, umuyobozi wa Kristo. Umuyobozi w'itorero ni Kristo wenyine. Kristo yamenyeye amaraso ku musaraba Golgotha, aza ku musaraba Golgotha amena amaraso kugira ngo ubeho, kugira ngo ucungurwe. Ni ukuvuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye bayushizwe kwitwa abana b'Imana. Mu itorero harimo abana b'Imana, harimo abantu b'Imana rero n'abana b'Imana. Abantu b'Imana muri rusange, abantu b'Imana baremwe n'Imana, turi abantu, turi ibiremwa by'Imana, ariko abantu bose ntabwo ari abana b'Imana. Ku mwana w'Imana birasaba ngo uvuke bwa kabiri. Uvuke bwa kabiri, uvuge ngo ngewe nk'umuntu w'Imana nemeye gupfa nka Adamu, ngiye mu mazi menshi, nzutse nka Adamu wa kabiri, nemeye umwami Yesu ambere umwami n'umukiza, ambere umuyobozi n'umukiza. Usome ijambo ry'Imana, usenge Imana ikwatize mu mwuka wera. Ibyo ngibyo byose imbuto zikugendeho, abantu bose bakubona, babone ko nyine uri mu nzira y'agakiza, kubakurikira inzira ya Kristo. Ndetse nunatsindwa wemere ubwire Yesu ati Yesu aha ndahindutse, mbabarira, kuko yuzuye ibambe n'impuhwe. Niyo mpamvu uvuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabahura, kandi naho ibyaha byanyu byatukura nzabihindura umweru na shelegi. Gusa tugomba gutunganira Imana ubudasiba. Watsindwa twere kubigira akamenyero, kuko kwihana no kureka ikintu runaka, ndetse byaba byanze ukabifatira igihe cyo kubisengera cyane, kuko we no daimon nta kintu kibivana sibye kubiza ubusa no gusenga. Fata igihe umwanya wiherere gusenga Imana, uvuge Imana iyi kamere yarananiye, gira ukuntu bihindura muri ngewe. Imana irashoboye kugira ngo ibihindure, kuko Imana iragukunda kandi nta kindi igushaka. Ushaka ko ukizwa ukayibera ambasaderi mwiza mu gihe cy'urubanza, cyo kujya guca urubanza, ukimana na Yesu ibihe n'ibihe, ukaragwa ubwami bw'ijuru, kuko icyo yagushatse ni kugira ngo uzaragwe ubugingo buhoraho. Rero ibyo ngibyo nibyo narimo kubwira ngo itorero, umubiri wawe, ikintu ni icyambere. Itorero ni iki? Wowe ubwawe, umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Urusengero rw'Uwiteka. Umubiri wawe wonyine ni urusengero rw'Uwiteka. Ni ukuvuga ngo wowe uko wawe utekereza kose, umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka. Were kwanyiriza urusengero rw'Uwiteka rero. Iki ni icyambere. Icya kabiri, Kristo ni umutwe w'itorero, twebwe turi ingingo. Tuzabibona, bamwe yabahaye kuvuga indimi nyinshi, abandi bahakuhanura, abandi bakubyo ikorera muri bose nimwe, kandi mu nese n'urugendo rwa mugenzi byo tubona mu Bakorindo. Iki mu Bakorindo niho tubisanga, iki cya 12 niho tubona uburyo buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we. Yesu akaba umutwe w'itorero. Ibyo dushobora kubireba muri Bible. Ni mu Bakorindo igice cya mbere, Abakorindo ba mbere igice cya 12, niho tubisanga uburyo turi ingingo za Kristo. Kuba ingingo za Kristo ni kero. Umubiri, itorero ni umubiri wa Kristo. Itorero ni umubiri wa Kristo, ariko Yesu niwe mutwe w'itorero. Itorero ni umubiri, ni ubumwe bw'abakristo muri rusange bari hamwe, bafite intego yo gusingiza Imana, ariko Yesu niwe mutwe w'itorero. Ni ukuvuga ngo niba itorero ari umubiri rero, umubiri ugizwe n'amaboko, ukagirwa n'amaguru, ukagira n'intoki, ukagira n'inzara, ukagirwa n'amaguru. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese impano wahawe, mu mpano Imana yatanze hari impano 5 Imana yatanze. Byo tuzabisanga nabyo mu Bakorindo ba mbere, harimo 12 tena umwari n'impano 5 Imana yatanze. Impano
yo kuba umwungeri, impano yo kuhanura, impano yo kwigisha, impano yo kuvuga ubutumwa bwiza, impano ya profesi. No kuvuga ngo muri izo mpano ikora muri bose nimwe kandi igabira buri wese uko ishatse. Nawe urushaho kufite impano yo hari izindi impano z'umwuka wera, harimo gukiza abarwayi, harimo kuvuga mu ndimi nyinshi, harimo kuzisobanura, harimo guhanura, harimo impano y'ubwenge no kumenya, hari impano yo guhugura. Izo ni impano zitandukanye. None muri rusange harimo impano zo kwakira abashitsi, impano y'ubudiyakoni. Izo ni impano, ni service Imana igenda ishyira mu rusengero usengeramo. Ntabwo nzi impano Imana yaguhaye, ntabwo nzi umurimo ukora, kuko umurimo ukora Imana izaguhembera. Gusa menya ngo ibintu ukora urugingo rw'Uwiteka, kandi ntabwo uriho nguranizanya na mugenzi wawe, ahubwo ni Mungu. Umuririmbyi yumvikane na mwarimu yumvikane na diyakoni yumvikane na pasiteri yumvikane n'undi munyempano runaka, umuhanuzi yumvikane n'umukristo. Ibi byose bibe urugingo rumwe, mu rukundo rumwe, mu bwumvikane, mu munezero, gusabirana mu rukundo. Ibi byose mu rukundo rw'Uwiteka byose. Imana itubonera mu ishusho y'urukundo. Iri kutubona muri eglise itubonera mu ishusho y'urukundo. Uwo kwigisha akigisha mu rukundo kugira ngo bose bafashwe. Uguhanura agahanura kugira ngo bose bafashwe. Uwo rukundo akarukora kugira ngo bose bafashwe, atari kwishyira hejuru. Ibyo byose yabona kugira ngo Imana Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu agahita ava iri mu itorero ryanjye. Niyo mpamvu uzasanga mu itorero hari abantu, ushobora kubonamo mu itorero abantu 300, ariko ugasanga abantu 50 nibo Imana ibona ko ari abanyitorero gusa, aribo bakristo gusa, abandi bose nk'abaherekeza. Kubera ko Yesu azi abashyize ikimenyetso, azi kureba mu mutima, akareba ngo abankorera by'ukuri ni abangabo, abazi icyo bakora ni iki ngiki. Urugero, ushobora kuba mugiye kwitanga, abantu bakitanga bitewe n'uko bashaka kwerekana ko bafite amafaranga, cyangwa abandi bakagira ubugugu kubera ko bavuga ngo ibyo ntago bindeba, ntago bimfasheho, nta nyungu nzabibonamo, bakagira ubugugu ku giti cyabo. Abandi bakabikora kugira ngo kambikore ntanga icyo mfite, mu bushobozi mfite, nibuze ngira icyo ntanga mu bushobozi mfite, mu bushobozi Imana yampaye. Ibyo mfite byose ni by'Uwiteka, yabinsubiza, yabinyaka, cyangwa yabitubura, cyangwa no kuba ndamahoro. Kangira icyo nkora byibuze mu bushobozi bwanjye kimvuye ku mutima, kugira ngo iki kintu wenda ugiye dushaka kugura isynthetizer, cyangwa tugiye dushaka kugura ingoma y'icyuma, cyangwa dushaka kugura kwagura urusengero. Buri muntu wese ni byiza ko agira icyo akoraho mu bushobozi Imana yamuhaye, kuko Imana nayo igira ifuhi. Ariko no mufite ifuhi y'umurimo w'Imana, igenda ishyiramo n'imigisha, igashyiramo amarongo kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamaye. Kuko ntabwo ariyo yemeye ko umurimo w'Imana usuzugurwa, ahubwo ikibitera ni uko ibona ko ishobora kugutuburira, kuguhereza ibintu abantu bagafunga ibipfunsi. Mwaburi kwa kuntu uhereza umwana umugati, yarangiza wamubwira ngo nawe mperezaho, akaguhereza akantu gatoya, cyangwa ntanaguhereza akakwima kandi wamuhaye, kandi ni umwana w'uruhinja. Urumva ni kamere iba mu bantu. Umwana w'uruhinja ntabwo azi ibyiza n'ikibi, ariko ni kamere yavukanye. Ni ukuvuga ngo iyo amaze nawe wa mwana mu gihe abatijwe cyangwa akakira se umwana w'umukiza, amenya gukorera Imana icyo ari cyo, kwitanga icyo ari cyo, ibivuye ku mutima we. Natwe itanga icya 10 ntabwo ari itegeko muri Nouveau Testament, ni ukubikora bikunze, ugushigikira umurimo w'Imana, kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Naho mu gihe cya Ancien Testament, isezerano rya kera, twabonaga ari itegeko muri Tora, byari itegeko gutanga icya 10 ku byo utunze, utanga icya 10 kuko Abrahamu yagihaye Melikisedeki, n'ibindi byinshi bitandukanye. Muri Maraki, mwanya n'ibyanjye mutatanga icya 10 n'amaturo, mugiye kuvumwa amuvumo. Ibyo byose tubisanga muri Maraki, byerekana ko byari itegeko. Ubwo si itegeko, ahubwo n'ubushake, kandi ibanga riri muri gutanga icya 10 ndetse no gutanga no gufasha umucurike mu murimo w'Imana, ni uko wikururira imigisha. Hari imigisha igenda wikururira, kubera ko Imana aho yakuremeye, sinzi icyo ukora, ushobora kuba umushomeri, cyangwa rwiyemezamirimo, cyangwa ukaba umuhinzi, cyangwa ukora ubwiti cyawe, yo gukora ucuruza n'akantu runaka ubona ari gakeya, ariko uko witangira umurimo w'Imana, ko Imana igenda iguhereza imigisha, ifungura imigisha. Nta muntu uri guhanuriye, nta kintu wakubwiye ngo uzakora iki, ko niba guhanurira ngo uzakore neza kugira ngo Imana iguhereze iki ngiki, oya. Uko witangira umurimo w'Imana bikuvuye ku mutima, niko n'Imana igenda irwanirisha ku murimo wayo, kugira nyine ngo uyiteze imbere kuri ambasaderi. Ntabwo yemeye ko ukena, yo umurimo wawe usigingire. Nayo yifuza ko hari ikintu ugira kugira ngo nawe uteze imbere umurimo w'Imana, uyibera ambasaderi mwiza. Gusa hari igihe yemera ko bitugeraho, hari igihe yemera ko ubukene buza, kugira ngo ibyo byose wenda uce bugufi, cyangwa umenye ko byose biba ari ishoboye byose. Ariko Imana irwanisha ku murimo wayo.
ubwo rero nituba inkingo za buri wese namara kumenya ko ari urugingo rwa mugenzi we ndetse akumva ko ari kwamamaza ubwami bw'Imana, ntabwo azaba kubeshiranya, ntabwo azabaho urukundo ruziyongera, amahoro azaza, ndetse ibyo byose urumva buri muntu wese yishimira mugenzi we, ndetse mu rukundo ibyo byose n'Imana itubonera, kuko Imana ni urukundo, kandi udakunda ntabwo azi Imana. Imana ibahereza umugisha. Urusengero umubiri wawe ni urusengero rw'Uwiteka, ndetse buri muntu wese ni urugingo rwa mugenzi kugira ngo twubake ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana itorero rihagarariwe na Kristo, niwe shefu waryo. Naho amadini aratandukanye, hari amadini y'abatemeramana, hari amadini y'abemeramana, hari amadini bitewe na departement uko babyumva, ndetse n'imico yabo itandukanye. Ariko muri ayo madini atandukanye, abemera Yesu umwami n'umukiza bakemera ijambo ry'Imana, Bibiliya nk'ijambo ry'Imana, bakemera umwuka wera. Muri ayo madini namo harimo abageni b'Imana, abo bageni nibo twita itorero ry'Imana, kuko Yesu ni umukwe, wewe uri umugeni, Yesu ni umukwe, data ni data bukwe. Yesu ashaka kugira ngo umubere umugeni, azakumurike kuri data, azakumurike kuri se, ko yagukoye amaraso y'igiciro. Biharanire rero kandi ubikora bikunze, kuko kuri iyi sitora abashitsi nayo mu kirukira Imana igushizeho kugira ngo uyibere ambasaderi mwiza, hagira imirimo myiza ukora, kugira ngo abantu benshi bamenye ko Imana igukoreramo. Imana y'amahoro ihereza umugisha. Gusa ni byinshi nakagombye kuvuga, ndetse mu myihangane ntabwo nakoresheje verset biblique rero, kubera ko nifuje kubagezaho ubutumwa mu buryo busanzwe, ariko uko turagenda twungukanya, ntabwo ndi umu expert mu bintu by'iyobokamana cyane, ntabwo mbijijukiwe cyane ku buryo nakubwira ngo ndabizi kukurusha, ahubwo ni kugira ngo duhane ibitekerezo. Nawe ushobora kumurikira, ushobora kubona iyi video ikugezeho aho natandukiriye cyangwa nkaba navuze mu buryo utasobanukiwe neza, ni byiza kunyandikira, ukanyandikira ukambwira uko ubyumva, kugira ngo dukomezanye muri uyu murimo, kugira ngo ubwami bw'Imana bushyirwe hejuru. Murakoze rero. Gusa nta ntamu zirimo, ntabwo dukora twamamaza ubwami bw'Imana kugira ngo tuzabone indamu, ahubwo ibyo byose Imana iyo kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Imana ikongerere, Imana ikugirire neza, amahoro y'Imana abane nawe. Nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu Kristo, utombe ku musaraba w'i Golgotha. Amen.